ibyo Bruce amaze kuvuga bisaba iki? Ntabwo nabyumvise neza. Mwiriwe neza nshuti z'abanyarwanda, nk'ibisanzwe ni John P Artist bagezeho amakuru yabereye hirya no hino. Uyu munsi tugiye kugaruka ku muhanzi Bruce Melody wakoreye akantu keza abanyarwanda ba content creator bakorera ku rubuga rwa YouTube. Ese byagiye kugenda gute? Habaye iki? Nibyo tugiye kunyuramo mu bintu bitandukanye byabereye mu nama yagiranye na president mu biganiro byiza, aho bahari kumwe na Mutesi Scovia bageze igitekerezo cyabo kuri nyakubahwa president wa Repubulika Paul Kagame. Reka twiyumvire ukuntu byagenze. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Kugira ngo umuntu akorere amafaranga ku mbuga nkoranyambaga hari ads, publicité zinyuraho. Bruce Melody magambo make ari kumwe na Mutesi Scovia yatangiye ikiganiro avuga n'agahinda kenshi, avuga yuko bakora imizigo myinshi bakihiringa bagakora ibiganiro bagakora ibice, ariko aba content creator nta kintu bakuramo, kuko akenshi usanga abantu amafaranga menshi aho hanze bari kuyakura ku YouTube. Abanyarwanda twebwe nta mafaranga tubona kubera ko nta ads zamamaza babasha gucisha kuri video zacu. Ese ibi bigenda gute? Kugira ni igitekerezo Bruce Melody yaje kugeza kuri nyakubahwa Paul Kagame. Nyakubahwa Paul Kagame nawe asezeranya abanyarwanda ko ibiraza gukemuka, kandi ko abanyarwanda bagiye kuja barungukira kuri ku mbuga nkoranyambaga, noneho ubushomeri bikabasha kugabanyuka, kuko abantu benshi bari kubazwa nuko bari gukora bagasanga bari gukura mu dufaranga dukeya, nkaho mu ndirimbo yujuje miliyoni imwe ushobora gukuraho ibihumbi 300 by'amafaranga y'u Rwanda, kandi wayikoresheje amafaranga garenga miliyoni 10 z'amafaranga y'u Rwanda, ugasanga turi mu bihombo byinshi cyane abanyarwanda bari guhura nabyo. Ese iki rero ni ikintu cyiza kigiye gukimuka vuba. Aba content creator, umuntu wari ufite abasubscribers cyangwa bamukurikira nk'abafollowers tubita kuri TikTok barenga 10,000 nabashe kuzuza amafaranga, ko kugira abashe kuzuza amafaranga byasabaga kuko bamuha gifuti cyangwa akahemberwa mu bindi bihugu byo hanze, bitewe nuko TikTok idahemba mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Bruce Melody, inshuti y'abanyarwanda, umufana ukundwa hano, umuhanzi ukundwa hano mu Rwanda, yabashije gusabira bagenzi bego amafaranga cyangwa icyo bita nka monetization ku mbuga nkoranyambaga. Ngubu abantu bagiye gutangira kujya barinjiza amafaranga mu buryo bwoshe, noneho abantu baracitse intege bagiye guhaguruka, abaryaga ibyondo barabirira rimwe. Usange igihugu kiri gutera imbere, abantu bari gukora ibintu binjiriza amafaranga menshi, nabo baturakorera ubuntu. Mutesi Scovia w'umunyamakuru kwa Gasabo TV nawe yaje kubigarukaho nk'umunyamakuru ureberera abanyarwanda, umunyamakuru ukunda abanyarwanda, ukunda urubyiruko. Yavuze yuko igihugu cye kizahajwe na unemployment mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, abantu bari gukora content aribyo bari kwirirwamo, ariko nta mafaranga bari kubasha kwinjiza ku rubuga rwa YouTube. Ese ibi biraza gutangira abanyarwanda baraza gutangira kungukira ku mbuga nkoranyambaga, cyangwa hari ibindi bashobora kuza kongera mu bigatuma bitanga amafaranga ku banyarwanda b'urubyiruko bafite ubushomeri mu gihugu? Ese weho Bruce Melody wamuhangahe kwijana ku gitekerezo yatanze yahaye abanyarwanda? Gusa njewe ndabona na 90% wose sinzi ukuntu byumva. Gusa Bruce Melody arikomeza kwikurura imitima y'abanyarwanda, aha abantu bose bahise bamukunda n'abamwangaga bahise bamukunda cyane kubera igitekerezo yatanze. Niba ukunze iyi nkuru, ukora subscribe, like, share and comment, ubundi ho twongere duhure ku makuru mashya akurikira. Nje ni John P Artist, bye bye. John P 250